muri kubona ka defo ko kujya guhaguruka imodoka ikagusubirana inyuma gato. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu banza ukiga imodoka mu muhanda mbere yuko uza kwiga bino bintu. Ibi ngibi byo guhaguruka imodoka idasubiye inyuma warabyigiye mu muhanda. Iyi rero niyo mistake bibayeho, imodoka ikamusubirana inyuma agakoza ku giti, igiti kigahita kigwa. Hariya se ubwo urumva imbabazi wazihabwa nande? Amakona nicyo kizamini cya mbere dukora mu gihe dukora ibizamini by'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Iyo umunyeshuri agezweho ateraho agacamo, undi yagerwaho agateraho agacamo nk'uko uri kubibona kuri iyi video. Ariko sha ntabwo uzagahinda kaba karimo, uzi kuba wari uzi neza ko akantu wakihuguye ukumva neza wakageraho mu kizamu ukabona karagutwitse. Birababaza cyane. Ndaje mbereke ukuntu bijya bigenda mu kizami rimwe na rimwe. Ahangaha ndagira ngo dusobanukirwe neza ibintu bituma abantu batsindwa. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda mu gihe ugiye gukora kino kizami ni ubwoba. Reka nkwereke bimwe mu bintu biterwa n'ubwoba. Uri kubona nk'uyu munyeshuri hano yarimo arakora manevure ameze neza cyane muri parikingi. Aya ni amashusho aba yabereye kuri tere, ngira ngo urabibona. Iriya ni imodoka y'umusongozi, ni nayo wumva kuri mikoro yawe. Reka mwifurize ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe ku musongozi, nifurize ibihe byiza kandi nanone abantu mwese mujya mungeraho tugakorana mukanyereka ko namwe kabisa mubyita. Muri kubona mistake uyu munyeshuri akoze, muri kubona ko cya giti cy'inyuma ara ku modoka cya uyu munsi ndaje mbereka amakosa mujya mukora mu bizami byo gutwara ibinyabiziga. Abantu mwese mukeneye perime, abantu bambaza ngo ese bibura ngo bibaho ko umuntu yakora rimwe. Jye nababwiye ko ibizami byose nakoze nabikoze rimwe rimwe, kandi jye nta modoka n'imwe igenda ku butaka ntemerewe gutwara. Mu by'ukuri rero urumva ko ni ibintu bishoboka, mfite ubuhamya n'abandi benshi bakubwira baba bahari bagiye bakora rimwe rimwe. Birashoboka cyane ko umuntu yakora ikizami rimwe agatsinda. Hano twari turimo turerekeza mu muhanda. Rero umuhanda ni ikizamini dukora nyuma ya parikingi. Iyo tuvuye muri parikingi tujya mu muhanda. Uri kubona ukuntu ibinyoteri biri gukoreshwa. Urabona ko hano i Bugesera hari ibyapa bya stop. Ibi byapa byose uba ugomba kubyubahiriza n'uburyo ugomba kubyitwaraho. Noneho hari ahantu umuntu hari akaryango kanditseho irembo, ndakeka mwakabonye. Aha niho nangira serivisi. Ubundi ukiya ni mu marembo y'ikibuga neza, ukiyagera ukambura ushobora guhita ugera hariya muri biro ugahita uvuga ati umusongozi ndamukeneye cyane. Mu kanya gato cyane kabisa baba bangezeho. Urabona ko n'utumoto tubari twishi mu muhanda, haba harimo abanyamaguru, haba harimo amagare. Urumva mu gihe uri muri circulation uba ugomba kugira gute kwitonda cyane. Iyo uvuye muri circulation uhita ugaca muri T-cross. Circulation ubundi irangirira kuri T-cross. T-cross nicyo kizami gisoza circulation. No kuvuga ngo iyo ugeze kuri T-cross nabwo uteraho. Urabona ko ya modoka y'umusongozi yari iteyeho hano, umunyeshuri agiye kugerageza ngo abisokoze uko abona nyine byogoshe to. Uri kubona nk'ubu yasizemo umwanya munini. Uri kubona ko hagati y'ikona n'imodoka harimo umwanya munini. Uriya mwanya uba ari munini cyane ku muntu ugiye gukora T-cross. Ndashaka kubigisha utuntu turi smart. Nta nubwo ugiye burandondogura nubwo abantu batabizi. Rero nuko ndibona abantu banzumera ngo igura rondogura gutubwira ibintu bitari ngombwa, ariko hano ugenda ndimo ndabereka ahantu ibintu bipfira. Urumva no kuvuga ngo hari igihe umunyeshuri aturuka haruguru muri retroviseur yiwe atari kureba ku ipine ry'imodoka, ku buryo ashobora kuza agasubira inyuma agashiduka ikona yarigonze exact. Urabona ko mwari umunyeshuri aba yirashe. Iyo tuvuye muri T-cross duhita tujya kuri demarrage. Demarrage akaba nacyo kizamini cya nyuma dukora, tugahita duhabwa uruhushya rutwemerera gutwara ibinyabiziga. Uruhushya rutwemerera gutwara ibinyabiziga. Ariko hagati aho ndagira ngo tugaruke gato kuri iri somo rya parking. Tugaruke gato kuri iri somo rya parking. Urabona mu by'ukuri imodoka iyo uyiteraho, urabona ko iyi modoka yasubiye inyuma ikaza yegera bino biti by'inyuma. Ubwo ni cyagiye tuba twakase dushaka bya biti bibiri ku bantu twiganye parking, ngira ngo narabe basobanuriye cyane. Twamaze no guteraho byose byarangiye. Hano tuba turimo turasubira inyuma tuza muri za mezire zitwereka ko twemererwa gutangira manevure. No kuvuga ngo mbere yo gutangira manevure hari ibipimo runaka rero ugomba kubureba muri retroviseur zombi, iburyo ndetse n'ibumoso. Ese ibyo bipimo byombi uri kubona birimo neza ngo ubone gutangira manevure? Hari gihe usanga umunyeshuri yarebye ku ruhande rumwe wenda rukamushuka, ntarebe ku rundi ngo arebe ko ibyo bintu koko biza guhura nk'uko yabyize. Wakavuga ati hano biraza kuvamo, reka ngorore ngende. Akamanuka agatangira manevure wenda ataranagera ku giti cyangwa se ataragera mu bipimo bimwemerera gutangira, akaba yakora manevure nabi. Akaba ari byo mwabonye bivamo za risque zo kuba wagotwa mu gihe cyo gusohoka ukaba wagonga. Ibaze kugira ngo ukore parking neza, winjire muri parking fresh, ariko mu gihe cyo gusohoka birangira ugonze parking. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni ibintu bitari bikwiye kubaho. Mu gihe winjiye muri parking ubundi ugomba no gusohokamo fresh. Ibaze kugonga ahantu ureba ariko ikintu kiri imbere yawe uri kukibona ukabona uragiye ugikubisaho nk'amazuru y'imodoka. Icyo gihe riba ari ikosa ryawe nk'umunyeshuri. Ntabwo wa blaming mwarimu wakwigishije cyangwa se ngo ugirane ikibazo n'umupolisi. Hari igihe usanga n'abanyeshuri bagize urwitwazo rw'abapolisi, akavuga ngo ugiye kugira ngo ntsindwe nagize ubwoba bwa polisi, nguze ukuntu yavugaga nabi ibiki n'ibiki. Nta mupolisi uba ugufitiye umutima mubi, kuko na mupolisi uba ukuzi.
nta mupolisi uba ukuzi iyo waje mu kizami cyo gutwara ibinyabiziga. Abapolisi bose baba babona muri abantu bari aho basanzwe nyine baje mu kizami, buri mupolisi ameze nk'umwarimu waje kuguha amanota. Nuko twebwe tutemerewe kuba twabakosora, ariko buriya ndabizi abanyeshuri bagiye bakoreshwa n'abarimu, abenshi bagiye batsinda. Ikintu kibitera rero n'ubwoba, akaba ari nabwo buvamo izi mistakes zose ndi kugenda mbereka hano muri iyi video. Urabona ko nk'uyu mujene hano yari arimo arasohoka muri parking, of course yari gusohoka muri parking. Urabona ko parking yari yarangiye, ariko mu gihe cyo gusohoka haza kubaho mistake yo kuba ataregera ambriage yiwe. Muri kubona ka kadefo ko kujya guhaguruka imodoka ikagusubirana inyuma gato. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu banza ukiga imodoka mu muhanda mbere yuko uza kwiga bino bintu. Ibi ngibi byo guhaguruka imodoka idasubiye inyuma warabyigiye mu muhanda. Iyi rero niyo mistake bibayeho, imodoka ikamusubirana inyuma agakoza ku giti, igiti kigahita kigwa. Hariya subwo urumva imbabazi wazihabwa nande.